nyagasani nabane namwe. Amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Nuko abigishwa 11 bajya mu Galileya ku musozi Yesu yari yarabarangiye. Bamubonye barapfukama, bamwe ariko bashidikanya. Yesu arabegera arababwira ati nahawe ububasha bwose mu ijuru no ku isi. Nuko rero nimugende mwigisha amahanga yose, mubabatize mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, mubatoze gukurikiza ibyo nabategetse byose. Dore kandi ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza igihe isi izashirira. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes. Alleluia, laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. Louez Dieu dans son temple saint, louez le ciel de sa puissance, louez-le pour ses actions éclatantes, louez Dieu selon sa grandeur. Laudate Dominum, Alléluia. Laudate Dominum, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que tout être vivant chante louange au Seigneur. Alléluia, Alléluia. Que tout être vivant chante louange au Seigneur. Laudate Dominum, Alléluia. Laudate Dominum, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Que tout être vivant chante louange au Seigneur. Alléluia, Alléluia. Que tout être vivant chante louange au Seigneur. Laudate Dominum, Alléluia.
bavandimwe, hari ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 7 umwaka ushize, twagize amahirwe aha izaza wo kubimburira izindi diyoseze mu rugendo rwo kwizihiza yubile z'impurirane, yubile y'inkuru nziza ku isi yose, yubile y'imyaka 125 y'ivanjiri mu Rwanda. None uyu munsi byabaye akarusho, paruwasi ya Zaza isangiye amateka n'iyogezabutumwa ryo mu gihugu hose, kuko nayo imaze imyaka 125 irayizihiza izirikana ubuntu bw'Imana. Ari nayo mpamvu twakoze iyi yubile. Yubile ni iki? Yubile ni ijambo rikomoka ku Giheburayi Yobel, bisobanura ihembe Abayahudi bifashishaga bavuza impanda mu kumenyesha rubanda hose inkuru idasanzwe. Iryo hembe rero ni naryo umuryango w'Imana wakoreshaga mu gutangaza intangiriro z'umwaka mutagatifu w'impuhwe z'Imana no kwibuka ibyiza byose Imana itahwemye kugaragariza umuryango wayo. Guteguza umwaka mutagatifu rero nibyo byaje guhinduka umwaka wa yubile. Ni nabyo twumvise mu isomo rya mbere. Uhoraho ubwe niwe wabibwiye umuryango wa Isirayeli uko bazajya bahimbaza yubile nyuma ya buri myaka 49. Yubile ni igihe cyo gushimira Imana no kwizihirwa, bikaba ikimenyetso cyo kunyurwa n'urukundo Imana idahwema kugaragariza abantu. Imana ihorana na muntu mu mateka ye y'ubuzima, haba mu byishimo ndetse no mu ngorane. Imana ntitererana abantu, kandi ikaba n'urumuri mu rugendo rwabo kugira ngo bave ahagoranye bajya mu buzima bwiza. Ni nabyo twibukijwe na Papa Francisco igihe yatangazaga yubile ku rwego rwa Kiliziya y'isi yose, aho avuga abagendana amizero. Yubile nk'igihe cy'imbabazi n'impano y'Imana, aho tubonera ikimenyetso gikomeye cy'impuhwe ndengakamere z'Imana, nk'uko twabyibukijwe dutangira kwitegura izi yubile z'impurirane. Natwe rero hano izaza, yubile nitubera umwanya wo kuvugurura umubano wacu n'Imana, tuyikundire dukurikiza amategeko yayo, dusaba Roho Mutagatifu ngo tuvugururemo inema y'ubusabaniramana. Nitubera igihe cyo guha umwanya w'ibanze Imana mu buzima bwacu, turangwa no kwiyoroshya, tugaharira Imana icyubahiro mu kwizera, kuko ariyo nyir'ububasha na nyir'ubutagatifu. Yesu niwe ubitwigisha, atwigisha kumenya korohera Imana ngo abe ariyo itugenera. Aravuga muri aya magambo ati: dawe mutegetsi w'ijuru n'isi, ngushimiye kw'ibyo, ubwo ni ukuvuga ibyo Yesu yigisha, ngushimiye kw'ibyo wabihishe abanyabwenge n'abahanga, ukabihishurira abaciye bugufi. Ni umwanya wo kwisuzuma ngo turebe neza niba twuzuza koko inshingano zacu kuri iyi si,
tugendera mu butabera nk'uko twabyumvise mu isomo rya mbere. Ni igihe cyo kuvugurura imibanire yacu, tukabaho mu bumwe, mu bwuzuzanye, tukabaho kivandimwe, kuko duhuje umubyeyi Imana Data. Mu magambo make, yure n'umwanya wo gusubiza amaso inyuma, tukareba aho tugeze mu rugendo rw'ukwemera, dufata icyerekezo cy'ahazaza heza. Uyu munsi ndagira ngo twongere twibutse ubutumwa abepiskopi batugeneye muri izi yubile z'impurirane tukirimo. Ni koko no mu mateka y'azaza ahagaragaye imbuto z'inkuru nziza. Ivanjiri yarigishijwe, ariko Kiliziya ntiyibagirwa n'ibiteza imbere abantu mu buzima bwabo. Aha twavuga mu burezi, ubuvuzi, ibikorwa by'urukundo bigoboka cyane cyane abatishoboye kugira ngo nabo batere imbere. Ariko nta byera ngo de. Mu mateka yacu habaye ibikorwa n'imyitwarire bihabanye n'ijambo ry'Imana. Biragayitse, birababaje. By'umwihariko mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, hari benshi baciye ukubiri n'iby'ivanjiri yigisha. Yubile niba umwanya wo guhinduka bashya, himakazwa umuco wo guharanira ubuzima bwiza. Ababatijwe tubifitemo inshingano ya buri muntu wabatijwe akaba umwana w'Imana muri Yezu Kristo. Tuziherwa mu masezerano tugirana n'Imana muri Kiliziya mu isakaramentu rya batisimu. Twese twabatirijwe muri roho umwe ngo tube umubiri umwe, twaba Abayahudi cyangwa Abagereki, twese twuhiwe roho umwe. Ni Pawulo Mutagatifu bitubwira mu rwandiko rwa mbere yandikiye Abanyakorinti. Batisimu itwinjiza mu muryango w'Imana ariwo Kiliziya, ku izina rya Data, Mwana na Roho Mutagatifu. Ubwo rero ubatijwe akabarizwa mu muryango ntabakiri nyamwigendaho. Nyagasani ni umwe, ukwemera ni kumwe, batisimu ni imwe. Tubisanga mu rwandiko Pawulo intumwa yandikiye Abanyefezi. Batisimu kandi idusabanya na Kristo n'abavandimwe mu kwemera. Tuyiboneramo n'ubutumwa nk'uko twabyumvise mu ivanjiri yanditswe na Matayo, aho Yezu abwira intumwa ati, nimugende mwigisha amahanga yose, mubabatize ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, mubatoze gukurikiza ibyo nabategetse byose. Dore kandi ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza igihe isi izashirira. Ubutumwa Yezu ahaye intumwa ntibugira umupaka, nubwo igihe cyose. Aragira ati, nimugende. Ni itegeko, ni ubutumwa, nibyo twita mu Gifaransa mission. Nimujye mu mahanga yose, nta mupaka, mujye hose kandi n'igihe cyose kugeza igihe isi izashirira. Twavuga rero ko batisimu ari ubuzima, ntabwo ihagararira mu mihango gusa. Muri batisimu rero tuhagirira igihango n'Imana ndetse n'abantu bagenzi bacu, tukagira ubutumwa bukomeye bwo gusigasira umubano wacu n'Imana no hagati yacu ubwacu, tukirinda gutatira icyo gihango. Ariko ngo bamwe mu bigishwa
igihe Yezu abahaye ubu butumwa ngo barashidikanyaga, bagomba kuba barumvaga ko ubwo butumwa bubarenze. Nibyo koko, ni ubutumwa bukomeye burenze imbaraga n'ubwenge bya muntu. Yezu yakongeje urumuri, ahasigaye asaba intumwa kurukwiza hose ku izina ry'ubutatu butagatifu. Ntako rero uwabatijwe atakwihutira kugenda nk'uko Yezu abisaba, kuko bidusabanya n'ubutatu butagatifu. Yezu azi ko ubwo butumwa butoroshye, akamenya n'intege nke z'intumwa, ariko arabahumuriza ababwira ko batari bonyine. Azi ko bohereje, ariko niwe uzakorera muri bo ubwo butumwa. Aragira ati, nahawe ububasha bwose. Natwe ababatijwe ntidutinye, nitugende, nicyo dusabwa, ariko ububasha n'ubw'udutuma. Kwigisha inkuru nziza, gutangaza inkuru nziza ni ubutumwa, ni umurimo duhabwa, ariko ububasha buturuka kudutuma. Nanone dusanga ko ubwo bubasha udutuma abuduha. Ubu buri mu biganza byacu, ariko tukaba tuzi neza ko Yezu udutuma ari kumwe natwe. Nitwe rero tugomba kwereka amahanga yose n'igihe cyose ko Imana iri kumwe n'abayo, tukaba abahamya b'urukundo Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ifitiye abantu bose. Ikigaragaza ko dushobokeye Yezu ngo adutume tumubere abahamya hose n'igihe cyose, turagisanga mu isomo rya kabiri, aho Pawulo intumwa agira ati, naho mwebwe ntore z'Imana, nimugire umutima wuje impuhwe, ubugira neza, ubwiyoroshye, ituze, ariko ikiruta byose nimugire urukundo rubahuriza mwese mu butungane. Ijambo rya Kristo niribaturemo, risagambe rwose. Mujye mushimira Imana mu mitima yanyu, mubwirijwe na Roho Mutagatifu. Ari ibyo muvuze, ari ibyo mukoze, byose mujye mubigirira mu izina rya Nyagasani Yezu, aba ari we mwisunga, mushimira Imana Data. Bavandimwe, iyubire nidufashe kuvugurura ubukristo bwacu tuyobowe n'ijambo ry'Imana. Twavuga byinshi twagenderaho, ariko aka kanya reka dufate umwanya tuzirikana ku bubasha bw'ijambo ry'Imana mu kwemera kwacu mu bukristo bwacu. Nituryumve, nituryamamaze, niturihimbaze uko bikwiye muri liturujia, nituribere abahamya, kandi rituyobore mu buzima bwacu. Nituryumve igihe cyose, turikurikize, maze riduhindura abakristu buri munsi kurushaho. Nituryamamaze mu bantu bose, igihe cyose n'ahantu hose, kuko ari wo muhamagaro n'ubutumwa by'uwabatijwe wese, nk'uko twabyumvise mu Evanjiri. Niturihimbaze uko bikwiye, dutegura neza liturujia, kuko ariho turangamira Yezu Kristo wapfuye akazuka, bityo akatubera isoko ituvuburira ubuzima bw'Imana, ikanadukomezamo ubudacogora mu kwemera, ukwizera n'urukundo. Nituribere abahamya nyabo,
kandi rituyobore mu buzima bwacu bwa buri munsi, urangwa n'ukwitanga mu bikorwa bifatika by'urukundo, nk'uko na Yezu ubwe abitubwira agira ati, umbwira wese ngo nyagasani nyagasani, si uzinjira mu ngoma y'ijuru, ahubwo n'ukora ibyo Data uri mu ijuru ashaka. Tubisanga mu ivanjiri yanditswe na Matayo umutwe wa 7 umurongo wa 21. Yakobo mutagatifu nawe akagira ati, ukwemera kutagira ibikorwa kuba kwarapfuye ubwako. Ijambo ry'Imana niriduhuze na Yezu, tugenze nkawe, tuzirikane ijambo yabwiye abamwemera agira ati, urumuri rwanyu niruboneshereza abantu kugira ngo barebe ibyiza mukora, bakurizeho gusingiza so uri mu ijuru. Tubisanga mu mutwe wa 5 ivanjiri yanditswe na Matayo umurongo wa 16. Iyubile duhimbaza paruwasi yazaza, nituyifatiremo kurushaho icyemezo gihoraho, twunze ubumwe kandi tubana mu rukundo, maze tugane kuri ya ntego ya yubile tumaze iminsi tuzirikana, turangamire Kristo we soko y'amizero, ubuvandimwe n'amahoro. Bikira Mariya umwamikazi w'abatagatifu bose, dusabira yubile nziza.